barakwereka tukiva ku gice cya gatatu twahise twinjira mu cya kane nk'ako kanya. Ayo ni amazina y'abakinnyi. Dutangire mu mujyi hakurya. Mayeri barakwereka arakirukanka mu ishyamba. Ishyamba yarimaze kubera ubwoba. Murabizi ko amaze kuneshwa. Yahise azapfukama hamama we. Yahise akuramo telefone. Nimba agiye guhamagara ni sinzi, reka dutegereze. Yahise ahamagara ngo Sere Queen we, ngo za ngabo zawe warwanishaga urazifite ngo uzinyoherereze nanjye nzikoreshe. Ati ndashaka kuguha akazi. Ati Sere Queen nawe ngo ati ndi tayari nanjye ndahita nzizana nk'ako kanya. Akimara kubahamagara yahise yimanukira nawe. Barakwereka cya gisambo cyamaze gushimuta abandi bose. Ngicyo nacyo ahantu kiri kwigaragaza kiravuga ati mwabaginga mwe. Ati nabafashe. Barakwereka ari gushaka n'abandi rero. Nguwo bamwita Jean Parado kajarajara. Hey, ahantu hagiye gushya. Aha ni mu gice cya kane cy'usabwa no gukora subscribe ku YouTube channel yitwa Mayeri Ikosora. Barakwereka ahantu babana babafatiye bakabajyana. Za ngabo zo muri Mayeri ngabaho babashyize bahise babazirika. Hey, Big Man baramuziritse no kwinyagambura nabibasha. Uwo ni mukwepa rupfu muriho. Igisambo cya kajarajara. Atubu nagufashe muje kundwanya nagufatiye mu cyabanzo ry'amakofe wa muginga. Baramukubise nk'ingoma y'abaporoso. Boss wabo yagiye gushaka abandi. Ndaza kureba noneho za ngabo Mayeri zindi yahamagaye ko ziza kunesha bano bantu. Bino bisambo ndabona giye birenze, sinzi nimba Mayeri ari bubishobore. Hey, ariko Big Man we yahagendere biki ako kanya nkako guhumbya. Ingabo Mayeri yahamagaye zari zihageze ngo wa Sere Queen imbere yaba bayoboye na muganga na Cezari. Hey, na Sineke Bro. Ibyo ni izindi ndwanyi zindi zigiye gukurikiraho, zigiye kurwanya byabisambo biri hariya. N'ingabo zendano wazizana. Rero ngiye kubereza rira shyamba hariyo abana banje. Mayeri ati Sere Queen ndabona uhageze. Ati ngendo panga umuntu umwe kuri umwe muri rira shyamba zirangabo zirakomeye. Vuba ngiye kubapanga. Ati nizoroshye. Ati ziranyahagije n'ubu ndakiruka. Mukabanzanira. Tureta dura ku butaka bwe. Ati kugira ngo wemere nanjye ndajyana namwe. Mubazane mwana baziritse. Ati ubwo twagiye mu ishyamba. Vuba fata mukimara kubafata muhita mubazirika. Sere Queen nawe niyatinze yahise ajya imbere arabashorera. Mayeri ngubu inyuma nawe. Kwijiri rya bodyguard. Ngo Sere Queen yahise yirara mu ishyamba umwe. Abandi abashyira mu ishyamba ngabo umwe kuri umwe. Bose yahise abapanga. Barakwereka Sere Queen yahise aca kuri muganga. Ako kanya akimara kubapanga yahise ajya kwinekera. Ati bimeze bitariko. Ati munesha boss gute. Ngo akimara kugenda yahise agenda. Sinzi ni wabonye yahise asanga cya gisambo cyahise kimufata ako kanya. Ati nkume n'umutwe wa muginga we. Hey, icyo usabwa no gukora subscribe kuri YouTube channel yitwa Mayeri Ikosora. Barakwereka Sere Queen nawe bahise bamufata ako kanya. Ati wa muginga uje kutuneka nakuvumbuye. Ati jya imbere tugende. Bahise bamufata bamwerekezaho Big Man bamuzirikiye. Nimba Sere Queen nawe bagiye kumuzirika, reka dutegereze turebye iyi filime uko imeze. Big Man we yakomeje kurya amakofe mu kwepa rupfu ndabona yenda kumwica rero rwica n'umurobyi. Uyu we n'umurobyi aramwica nta mikino. Bamwita rwica n'umurobyi.
ariwe mukwepa rupfu. Barakwereka akajarajara ariwe Dani Rodi, afite amazina shawo ni nk'ayishoka. Dani Rodi big man kajarajara, aho hose nibo bari. Bahise bamwataka ati we big man wa muginga uremera gukorana natwe cyangwa duhita tukumena uwo mutwe. Ati ndabyemeye rwose ni mu mbohore. Bivuge big man ahise bumwe muri ba kajarajara aribo ba Dani Rodi, aribo ba nyiri byondo Randi Rodi. Niki barakwereka big man bakimara kumurekura yahise amupanga mukwepa rupfu niwe wahise usigara na Seri Queen. Reka turebe, bashobora kuba bamenye ko batewe kwa ko Seri Queen bahise bamubona ati jya hepfo nayo nge ruguru. Sinzi ikintu yakuye mu mufuka. Big man avuga ati witegure, sinzi bigiye kubera aha hantu we. Iri cyamba ashobora kuba bagiye kuritwika kuko mbonye akura ikintu mu mufuka. Barakwereka ku rundi ruhande ingabo za mayeri nazo Seri Queen si bamenye ibyo ari byo. Bashobora kuba babonye cya gisambo ngabo bamubonye. Reka tureke ko bamufatira ahantu noneho icyo yigize. Wamubonye Dani Rodi? Hey, Randi Rodi ngo nyiri byondo. Gendum bajugunyamo ikintu, umuriro wahise uzamuka mama we. Dani Rodi yahise ahatwika ariwe kajarajara. Yahise ishyamba ryotsa. Dore ngabo kuntu bari kurinyura mu muriro birukanka nabo. Nguwo Dani Rodi aho yahise ahingukira na Seri Queen inyuma na za ngabo zose inyuma nimba barabafata aho ikofe ingumi bahise bamufata. Bahise babafata ako kanya. Bya byihebe byari byarigize akaraha kajya he, za ngabo zahise zibafata. Niki icyo usabwa no kwasaba kuri YouTube channel yitwa Mayeri Ikosora, ukajya horo dukurikirana. Bakimara kubafata bahise bikorera imbeba. Mwabajingamwe tubashyire boss ku butaka bwera. Bahise babikorera mama we, babashiriye boss. Ubu noneho ndareba icyo bari bukore. Big man nawe bahise bamukikira baramujyana. Barakwereka boss ku butaka bwera yari yahageze kare. Hey! Barakwereka boss akiri ku butaka bwera yahise amenya yuko babafashe, atangira kureba ikirere. Hose hahise hahinduka umweru. N'ikirere cyamaze kuba umweru tayari. Bakimara kugera imbere ya boss, za ngabo bahise berekana ko bahageze. Boss akimara kubafata bahaye imigaramo agiye kubahata ibibazo. Uretse twumve. Umukobwa yakoze akazi neza ariko n'uyu mupampe dore asigaye ari umugamba. Ati boss niki aha twahageze. Ingabo twazizanye za kumariya abantu. Ahantu mwaduhereye mudushaka. Noneho wowe icyo ukora bakoresha icyo ushaka. Reka twumve ibibazo agiye kubahata. Abaginga mwe n'indi bohereza ko mudasubiza. Abakobwa mwashimuse mwabashyize cyakirara cya mbere umva kiryo ngo baturuka kundi mubumbe ariko tugiye kubica nanjye. natwe n'imibereho mibi twe twaraje gushaka amafaranga. Iyi filime iraryoshye, icyo musabwa nuko wasubscribe kuri YouTube channel yitwa Mayeri Ikosora, mukajya mubona bino bice byose uko byasohotse. Inkomoko yacu dukwiye dushaka amafaranga. N'ibindi biri hanze. N'igice cya 5 kiri hanze. Barakwereka bahise babyimba, baruzura imyuka. Bahise baba amavampaya we. Abana noneho babaye amavampaya, byabisambo byabaye amavampaya. Barakwereka noneho byabisambo byabaye amavampaya. Ingabo nazo zahise zigwa igihumure. Ngabo mama we, icyo usabwa nuko wasubscribe kuri YouTube channel yitwa Mayeri Ikosora, tukabona n'ubutaha mama we.